Dusangire ijambo reka ngo ikaze wese muko natwe kuri televiziyo y'u Rwanda uherereye hose. Mu kino kiganiro tugiye kurebera hamwe uruhare rw'imiryango y'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu. Dufite imiryango y'urubyiruko nyinshi cyane nkuko itegeko nshinga ryo muri 2003 nko ryavuye muri 2015 ryashyiragaho inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko, ikaba ibaha n'ububasha kugira ngo abafashe ndetse banashyireho politike ifasha urubyiruko ndetse n'imiryango itandukanye y'urubyiruko kugira ngo bagire icyo bigezaho. Ariko si ibyo bo bonyine, ariko ni imiryango yabo igire uruhare mu iterambere ry'igihugu. Tumaze igihe twumva abakorerabushake barahari, uruhare rwabo rugaragara mu iterambere ry'igihugu. Hari ibikorwa byinshi bitandukanye bakora aho usanga amafaranga igihugu cyagashoyemo ahubwo uru rubyiruko rubyikorera ku giti cyabo. Dufite nanone imiryango itandukanye y'urubyiruko ifasha urubyiruko bagenzi babo kugira ngo bahangane n'ibiyobyabwenge, bahangane ndetse n'inda zitateganyijwe mu bakiri bato mu bangavu ndetse n'ibindi, ndetse n'indi miryango itandukanye. Iyo yose tugiye kurebera hamwe muri cyo kiganiro cyacu dusangire ijambo. Ese iyi miryango y'urubyiruko igira ruhare ki mu iterambere ry'igihugu muri rusange? Ikiganiro tugiye kukibagezaho kufatanya na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Reka rero mpikaze abatumirwa bacu. Kamere iburyo bwanjye turi kumwe na umubyeyi Letitia, akaba rero afite umubyeyi initiative, akaba rero umubyeyi initiative bafasha abakobwa babangavu babyariye iwabo kongera kugira agaciro mu miryango ndetse no kwiyubaka binyuze mu kubigisha ubukorikori ndetse banaboroza. Turaza kumva aho bamaze kugera mu gufasha urubyiruko. Tubaye ikaze mubyeyi. Murakoze cyane. Umubyeyi nagaruka mbere tumwakiriye kuri televiziyo Rwanda, bivuze ko buri munsi cyangwa se buri mwaka cyangwa buri kwezi hari ikintu kigenda kiyongera ku byo akora, araza kubidusangiza. Nanone tukaba turi kumwe na Muberuka Aaron, akaba aturutse muri ISEC bafasha rero urubyiruko bifuza gukora ibikorwa by'ubukorerabushake kubona aho babikorera, babahuza n'ibigo byifuza abakorerabushake. Tubaye ikaze Aaron. Murakoze cyane. Turi kumwe nanone na Uwamahoro Divine, akaba aturutse muri Iwacu in Africa. Iwacu in Africa bafasha urubyiruko mu kubaha amahugurwa y'igihe gito ku bumenyi ngiro, kuvumbura ndetse no gukuza impano zabo no kwihangira imirimo. Divine, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze. Reka mpere kuri Letitia, uyu muryango wa Umubyeyi Initiative kuva watangira uranatwibutse igihe watangiriye, unatugaragarize icyo mumaze gukora mu gufasha urubyiruko aho muherereye. Yego, murakoze. Umubyeyi Initiative ni organisation yavukiye Kirehe, ishinzwe n'urubyiruko rw'abanyakirehe ruyobowe nanjye. Ya rero hari muri 2016 mu mpera dutangira, rero twatangiye tureba ku bibazo biri muri kominote yacu aho ngaho, ariko nanone tugendeye kuri passion, kuko ibibazo abantu bose bashobora kubibona ariko si buri wese wavuga ngo reka mpaguruke ngira icyo nkora. Ubwo rero bitangira ntago byari umuryango, byatangiye numva ari igitekerezo cyanjye, mvuga kubera iki bingibi nkavuga nibyo byose hari ikintu nakora. Gake gake rero ngenda mbona bo duhuza imbaraga kugera uyu munsi turi umuryango ufite ubuzima gatozi, ariko bitangira siko byari bimeze. Rero icyo navuga nuko tumaze gukora ibintu navuga bitandukanye byinshi tutatekerezaga natwe ko muri iyi myaka tuzaba tubigezeho, kuko 2016 ubwo twatangiye dukorana n'abadamu bafite ubushobozi bukeya, ariko tukavuga ngo niba uriya mudamu afite ikibazo, ubwo umwana we bimeze gute? Tuba aribo duheraho, tuboroza ingurube, dushyiraho platform yitwa Urubohero, aho bahuriraga hamwe bagakora imirimo y'amaboko, noneho ku mpera z'ukwezi bakagurisha, batangira saving. Tubonye yuko icyo ngicyo rero kigize icyo gikora, turavuga ngo none se bagenzi bacu bo urubyiruko bagenzi bacu, nibwo twatangiye kugenda tureba ku bibazo byugarije urubyiruko. Turavuga ngo kubera iki dutangira, twatangiye tureba ku bushomeri. Abana bazaga kwiga amashanyarazi, ubwo aho nakoraga niko byari bimeze, bagenda ntibabona akazi, ariko cyane cyane abakobwa. Turavuga ngo reka dushyireho uburyo noneho abakobwa babyiyumvamo. Nk'umuntu wabikoraga narabyize ndi umukobwa, shyiraho ka association kabo, bigenda bikura.
uyu munsi rero urubyiruko rugera kuri 583 bamaze kunyura muri organisation yacu bafashwa. Ntago ari abo gusa, ubwo twagiye no ku bangavu baterwa inda bakiri bato, ariko tubona tutazakomeza kuvuga ngo reka dufashe abangavu batewe inda, ahubwo turebe n'umuzi w'ikibazo. Twinjira muri kominote, ubu ngubu dufite abangavu 100, umwaka ushize twe dufite 286. Icyiza kiriho nuko dukorana nabo bangavu tukabafasha kwiyakira, ariko noneho tugashyiramo n'igice cyo kuganira n'ababyeyi babo, imiryango. Tukajya no muri kominote, buri umwana arererwa mu muryango no ku ishuri no hagati aho ngaho muri babandi bamushuka. Ubwo sinatunga urutoki umuntu, ariko nyine nabo bari hagati. Ubwo rero n'abandi andi mashyirahamwe, abamotari, abanyonzi, kuko ubwo natwe tubaganiriza bitewe n'amakuru twakuye mu bagenerwa bikorwa bacu, nabo tukabagenera ibiganiro. Navuga yuko rero nka 78 wenda ku ijana abatunyuze mu maboko ubu nibura hari aho bageze. Hari aho bageze, hari abo tworoje, hari abihangiye imirimo, ndetse no muri iyi projet y'uyu mwaka hari abasubiye mu ishuri baranatsinda. Nibibaza no kutubwira wenda aho mwasanze nk'umuzi w'ikibazo cyabo bagavu baterwa inda. Aaron, uruhare rw'urubyiruko mu iterambere ry'igihugu binyuze mu bikorwa by'ubukorerabushake, binyuze no muri ISEC, mubona uno munsi bihagaze gute? Murakoze. Twebwe nka ISEC uko dukora, turi umuryango mpuzamahanga watangiye mu 1948 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ugamije kubaka ubushobozi bw'urubyiruko mu kubaka isi yimakaza amahoro. Twebwe uburyo tubona amahoro ntabwo tubivuga mu buryo bw'intambara, tuvuga ko urubyiruko mpuzamahanga rukwiriye gukora uko dushoboye kugira ngo rwubake ubushobozi bwa bagenzi babo mu guharanira amahoro ku isi. Ibyo rero tubikora mu bintu bitandukanye dukora, birimo kubaka, guhereza urubuga urubyiruko mu gukora imirimo y'ubukorerabushake n'imenyerezamwuga mpuzamahanga, aho urubyiruko bajya mu bindi bihugu bagakorana n'imiryango mpuzamahanga itandukanye, bakimenyereza kuba abayobozi bashobora kuzana impinduka mu miryango yabo na kominote zabo cyangwa se aho batuye. So twebwe uko tubibona rero, kubaha ubwo rubuga bibemerera gukoresha uko bashoboye, gukoresha imbaraga zabo mu gusangiza abandi ubumenyi bafite mu bihugu byabo, ariko nanone bakigira kuri bagenzi babo bari mu bindi bihugu ibyo bashobora gusangiza iwabo. Kuva igihe twatangiye mu 2006 mu Rwanda, tumaze kubaka ubushobozi bw'urubyiruko rusaga 3000 binyuze muri gahunda y'ubunyamuryango, kuko tugira abanyamuryango muri kaminuza y'u Rwanda ahantu hose. Noneho muri gahunda zijyanye no guhereza urubyiruko, izi gahunda z'ubukorerabushake, tumaze gufasha urubyiruko rusaga 1000 mu myaka 15 tumaze. Mu bindi bikorwa, mu zindi serivisi twagiye dutanga zijyanye no kubakira ubushobozi, kubaha amahugurwa mu buryo bimenyereza ubuyobozi, tumaze kubaka ubushobozi bw'urubyiruko rusaga 50,000 mu myaka 15. So twebwe mu byo tubona kubaka ubushobozi bw'urubyiruko n'urugendo, ariko dutekereza ko hamwe n'ubufatanye bw'imiryango itandukanye, ibigo bitandukanye twagiye dukorana, turishimira intambwe tumaze kugeraho muri uyu munsi. Tukiri aho ngaho ku bikorwa by'ubukorerabushake, raporo dukesha urwego rubishinzwe muri Minaloc bigaragaza ko muri raporo yo kugera muri Kamena, byibura ibikorwa by'ubukorerabushake mu rubyiruko byose hamwe byari bifite agaciro ka $225. Ubona urubyiruko bajyamo n'umutima wabo cyangwa bajyamo bagiye mu Kigali? Ko birashoboka ko ISEC, nanjye ndayibuka kera igitangira muri kaminuza twagiye mu Kigali ngo turebe ISEC cyari cyo, ariko mu by'ukuri abakomezanyije nayo bari bake. Navuga ko
abantu bakomejanyije nayo ubu ngubu bafite umusanzu ukomeye cyane mu iterambere, kuko urebeye mu mibare y'abantu twagiye dukorana, abanyuze muri porogaramu yacu, muri gahunda yacu y'ubunyamuryango, ubu ngubu tumaze kubona abasaga 1000 bagiye bashobora kubona imirimo itandukanye. Harimo abahagarariye ibigo byabo mu Rwanda, bari mu nzego za leta zitandukanye. Ibyo rero bitugaragariza umusaruro ubumenyi dutanga n'urubuga dushyiraho bigira ku rubyiruko muri rusange. Murakoze. Nibyo, reka nzanemo Divine, muri iwacu in Africa mwebwe mukora iki mu guhanga imirimo mu rubyiruko? Murakoze. Ibyo dukora kugira ngo duhange imirimo y'urubyiruko, duhera ku mpano zabo bifitemo, tukabahuza, tukabaha ubumenyi, noneho product bavanyuma akaba yo tubanza gushyira ku isoko, kuko icya mbere tugenderaho passion y'umuntu aza adusanga afite impano yifitemo, cyane cyane ko urubyiruko bw'ubu ngubu ntago ruri kubona impano yabo nk'ikintu kizabageza kure, bari kurubonamo nk'urubyiniro rwabo. So twe tubakangurira, tukabereka icyerekezo cy'impano bifitemo, tukanabereka aho bizabageza. Nk'abamaze kudusanga ni ku mubare ni nka 400, basaga 400. Muri bo abamaze kwiteza imbere ni nka 200 gutyo. Ariko bafite impact nini, kuko usanga nimba dufashe nk'abana 30 ku kwezi, 10 muri bo batanga akazi mu bandi mu rundi rubyiruko, ukabakangurira kuba nabo bakushira ubwoba, bakimvamo ko impano bifitemo ari ikintu gikomeye cyagira icyo kibamarira. Rero hari ikintu waruvuze kijyanye n'impamvu batibonamo cyane cyane muri izo mpano zabo, ubona nini biterwa n'iki? Biterwa n'ibigare. Akenshi hari n'igihe umwana afite impano ku giti cye, ababyeyi bakabibonamo ubundi burara, akabonamo ubundi mu yindi shusho. Uraza kuduha nk'ingero za zimwe muri izo mpano ababyeyi batabonamo nk'impano? Nko mu mpano harimo uburirimbyi, kubyina. Akenshi ababyeyi babibonamo ubundi burara, babibonamo ko ari ikintu bashobora kuba bakuririraho, bakabonamo iyindi mico. Ariko buriya icya mbere ni ikintu umwana yiyumvamo, ikintu yibonamo, ikintu yitegekamo we akibonamo ishusho y'ejo hazaza. Ko akenshi mu mafamiye usanga bategeka umwana nko mu rugero kwiga combination, zige PCB, umwana ashoboye kwiga health, uzaba umupilote, uzaba umuganga. Ariko umwana we yishobeyemo kuba yavuga ati nge nzaba umunyamakuru, ariko umubyeyi yabyumva akavuga hoya, muri famiye ntawabaye umunyamakuru, muri famiye ntawabaye umuririmbyi. Ariko icyo nakangurira urubyiruko n'ababyeyi badukurikiye ni ugushira ubwoba, bakareba icyo umwana ashoboye. Ikigero cy'imyaka y'ababagana cyangwa se mufasha baba ari mu myaka yihe cyane cyane? Abari mu myaka nka 21 kuzamura. Umubyeyi, impamvu nayo mbajije imyaka nuko tugendeye kuri Labor Force Survey yo mu kwezi kwa 2 2021 bigaragaza ko byibura urubyiruko ruri hagati y'imyaka 25 na 34 bangana na 20.3% mu gihugu y'abaturage batuye igihugu. Ariko tujya kureba nanone niho iyo myaka igaragara none cyane cyane abantu barangwa n'ibiyobyabwenge ndetse no kwitwara muri sosiyete. Bagira ngo gisubize ugisanisha na cya kindi cyabo mwasanze umuzi w'ikibazo kuri babanga. Yego, murakoze. Divine yabivuze neza ko abo bari muri icyo kigero niba batangiye kumenya impano zabo. Ya rero umuzi w'ikibazo ubwo reka mvuge inda ziterwa abangavu, ariko mbijyanishe n'ibiyobyabwenge ku bana b'abasore babyiruka ku ngimbi. Umuzi w'ikibazo urumva twebwe iyo tuganiriye n'umwana, iyo ageze igihe cyo kutubohokera atubwira urugendo rwe rw'ukuntu yatwaye inda. Usanga
ni umuntu watangiye bakundana, urumva urukundo rw'umwana urifite imyaka 13 kugera kuri 10 n'ingahe ntago ruba ari urukundo mu by'ukuri. Yatangiye bakundana arindi igiye amutera inda, urumva niba yarageze igihe ajya kumusura aramusohokana, kandi uwo mwana buri mu gitondo ava mu rugo, ni ukuvuga ava mu muryango akajya ku ishuri, aho hagati niho ahura n'ibimuyobya. Rero umuzi wa mbere w'ikibazo, ababyeyi batubabarire dufitanye bifu, umuzi wa mbere w'ikibazo ni uburere mu muryango. Uburere mu muryango, babyeyi nimwumve yuko turi kubatunga intoki cyane, ariko tubiganiriyeho usanga ari byo. Kuko aho dutangiriye kujya tuganiriza ababyeyi, twabazaga umubyeyi umwana wawe yatwaye inda, ugasanga umubyeyi aravuga muhe ibyo kurya, muhe imyambaro, muhe minerivare, none dore n'inda nzaniye. Ariko wamubaza se wigeze umuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Ngo narakibwiye ngo nigitwara inda. Kameme, urumva hari umubyeyi utarahaye uburere umwana we, apana uburere busanzwe, kwimenya, akamenya ngo gukundana bibaho kandi ntabwo babuza abana gukundana, ariko se arakundana afite iyihe bagaje? Nagera hanze rero agahura n'umwana w'umukire ufite smartphone, akamwereka prono, akamwereka utundi tuntu duhari, kubera ko nta mpamba yakuye ku mubyeyi, azakira nyine message y'uyimuhaye. Niyo mpamvu umubyeyi yakagombye kubaka umwana we mbere yuko yubakwa n'abandi. Ikindi, aba babyeyi nabo iyo tuganiriye duhita tugaruka, baratubwira bati ngewe naramuganirije, ariko namuganirije ibyo narinzi, ngewe nzi ko umuntu wagiye mu mihango ubwo ngubwo nyine abonanye n'umuhungu wahita asama. Ugasanga rimwe na rimwe ntabwo ababyeyi nabo bafite ubumenyi buhagije, n'abana rero umuntu udafite ubumenyi buhagije agatanga ubundi budahagije cyangwa ntanabutange n'uburyo rega babutangamo. Ubundi baravuga ngo amata agira gitereka. Ntabwo umwana uri bumubwire ngo nutwara inda kubera ko yakoze ikosa, ni ugushaka umwanya nyine ukabanza ukatuma aba inshuti yawe. Ubwo iyo atabaye inshuti yawe aba inshuti y'undi muntu. Ipfundo rya mbere rero navuga ko ari mu muryango. Ubwo mubona bumaze gufasha ababasha kubohoka bagasubira no muri sosiyete mu buzima busanzwe bagakora, impact imaze gutanga ni iyihe? Murakoze, reka mpere kuyifatika. Muri kaminuza y'Irukara dufite y'umwana nawe wahuye n'icyo kibazo akiri muto. Urumva twamufashe ari mu wa 4 akiva mu ishuri, akibyara ubuzima bumugoye. Buriya ndagira ngo rwose mbabwire ko aba bana support baba bakeneye ntago ari y'amafaranga, si ihene, si ingurube n'iki. Navuga ko ari mento, kongera kwiyumva, kumva ko afite agaciro. Ubundi iyo umuntu amaze kumva yuko nubwo ibintu byabaye ariko ashobora kugaruka, akongera akiyumva mu muryango, community ikamwakira, ababyeyi bakamubona nk'umuntu, iyo ni support ikomeye itabarwa no mu gaciro k'amafaranga. Kuko n'ubundi icyo tumuhaba yakiha, ahubwo ikibazo ni ukumva yuko yakiha. Rero ubu ngubu navuga yuko umusaruro ari mwiza. Abo tugenda dukorana nabo, iyo turi gukora graduation dushimira abakoze projet, natwe ku rwego rwacu tukavuga ngo iyi projet ni nziza. Ubwo rero urumva bayabonye ubushobozi tubaha rero n'ubuhe. Ubundi uriya mwana yakabaye asubira mu ishuri ku kigero cye. Ubwo ndavuga gutyo kubera yuko umugenerwabikorwa muto twakiriye yari afite imyaka 14. Ubu yanatsinze tronkomeye, bamwohereje kwiga Ikibeho, niwe muto twakiriye. Umunini twakiriye ari ku myaka 24. Ubwo rero kubera yuko tudafite ubushobozi bwo guhita tumusubiza mu ishuri, twebwe tumwigisha gukora kudoda iby'imashini, cyangwa twabona support ya leta kuko nayo ntago ihoraho, bagasubira mu ishuri. Ariko icyo navuga nuko uwatunyuze mu maboko iyo atabonye ubushobozi bwo gukora bw'amafaranga cyangwa bw'iryo tungo tumuha, kuko naryo turimuhaye rimubera igishoro, cyangwa agasubira mu ishuri, utarabonye iyo support yabonye support imufasha kumva yuko nawe ashoboye, agakura amaboko mu mufuka. Nibyo Aaron, ese birashoboka gute ko abakorerabushake baba umusemburo w'impinduka mu iterambere ry'igihugu? Icyo navuga cya mbere, iyo umuntu
gira uruhare mu mirimo y'ubukorerabushake cyangwa imenyerezamwuga mpuzamahanga, yigira ku bandi ibyo bakora neza, iwabo bishobora kuba bidahari, kuko buri muryango ugira ibibazo byawo byihariye, buri gihugu kigira ibibazo byacyo byihariye, ariko nanone natwe mu Rwanda dufite ibisubizo dufite abandi bakeneye bashobora gukoresha, nabo ubwabo bafite ibyo bakora dushobora kwigiraho tugakemura ibibazo biri mu muryango wacu. Ubu rero ubukorerabushake, iyo umuntu agize uruhare mu bukorerabushake abona ubumenyi binyuze mu byo abandi bakora, hanyuma akabizana akabikoresha mu kubaka umuryango nyarwanda. Ibyo rero bituma umuntu arushaho kwimenya, akamenya ibibazo afite, akamenya aho ari, akanamenya uburyo ashobora kubakira ku bisubizo yabonye ahandi bishobora gukora iwabo. Bivuga ko agira imyumvire ishaka ibisubizo mu gihe kigufi, byihuse nk'umuyobozi, kuko twebwe icyo dukora tuba dushaka ko uyu muntu ugira uruhare mu mirimo y'ubukorerabushake bimutegura nk'umuyobozi w'uyu munsi. Niba mba mu muryango wanjye cyangwa mba mu kagari, mu mudugudu cyangwa ari mu murenge w'iwacu, nkaba nzi ko hari ibibazo bihari, ni buryo ki nshobora gushingira ku byo abandi bakora mu bindi bihugu mba naragiye gukoramo, nkazana biriya bisubizo nkareba uko bishobora gukora iwacu, kugira ngo wa mutima wo guhora umuntu ashaka ibisubizo, za mbaraga zituma umuntu arushaho kuba umusemburo wo gushaka ibisubizo, bituma twubaka u Rwanda ruzira amakemwa, u Rwanda rufite ubudasa, kandi bituma n'isura y'igihugu mu mahanga irushaho kugenda igaragara neza, kuko ba bantu batwara ubumenyi igihugu kiba cyarabahaye bakabukoresha mu mahanga, ari urwo rubuga rumutegura nk'umuyobozi. Kuvuga ngo niba mba mu gihugu cyacu hakaba harimo ibibazo nk'ibyo bagenzi bacu bavugaga, harimo inda ziterwa abangavu, harimo ibura ry'akazi, hari ibintu bitandukanye bikorwa, ariko se njye nk'umuntu ugira uruhare mu mirimo y'ubukorerabushake n'imenyerezamwuga mpuzamahanga, ni gute nkoresha ayo mahirwe kugira ngo mbe umusemburo uzana impinduka nziza mu gihugu cyanjye? Imbogamizi nyinshi usanga urubyiruko rugira ni uko tutarenga iyo mbago yo kwigira ku by'abandi, ari nacyo mbona kigenda gihinduka. Dutangira wabonaga harimo iyo mbogamizi y'uko abantu rimwe na rimwe bibagora kwigira kuri ibyo ngibyo, ariko nyuma mu buryo tubategura bigenda bitanga umusaruro, kuko usanga abantu twohereza bazana ibisubizo bigenda bikora. Ariko rero ukiri aho ngaho, urubyiruko akenshi rushyirwa imbere muri gahunda zitandukanye z'igihugu, mu byemezo bifatirwa n'ibindi byose, ariko tukabona bakigenda bigura intege kugira ngo bagire icyo bageraho. Uti turabategura, igihugu nacyo kikabategura, kikabashyiraho izo gahunda, kandi bakaba included mu gufata ibyo byemezo. Icyo cyuho kiracyari gituma tutababona mu mirimo ifatika. Icyuho aho giva, icya mbere ni uburyo urubyiruko bategurwa. Abenshi usanga bafite yego ubumenyi bukenewe, kuko bitabira mu gutanga ubu bumenyi yego, ariko nanone iyo bigeze mu buryo ese twubaka dute ubushobozi bw'urubyiruko kugira ngo babashe gukoresha ayo mahirwe, aho hantu haracyarimo icyuho, kuko usanga tutaragera ku rwego rwo kubaka, guhindura imyumvire y'urubyiruko mu buryo bakoresha amahirwe ahari. Rimwe na rimwe usanga urubyiruko ngenda nkajya hanze nkagira uruhare muri iyo mirimo y'ubukorerabushake, ariko hari n'igihe mba mfite ubumenyi ariko ntafite ubushobozi wenda bushobora kumfasha kujya gukora iyi mirimo y'ubukorerabushake cyangwa kugira uruhare muri iyi mirimo. Ntekereza ko rero aho hantu tutaragera ku rwego twubaka, ni gute dushobora kubaka, dushobora gufatanya n'abafatanyabikorwa bitandukanye, tugafasha urubyiruko bafite ubumenyi bashobora gusangiza abandi, bakitabira muri iyi mirimo y'ubukorerabushake, kugira ngo nibagaruka bazagire umusaruro, bazanakurikiranwe, bagire umusaruro mu iterambere ry'igihugu aho bavuka
mu buryo burambye. Divi, uyu munsi umwana atangira kwiga mu mutwe we hariyo amafaranga, aho kugira ngo ajyemo ubumenyi no gushaka kumenya byinshi bizatuma agera kuri amafaranga. Iki cyuwo mubona ahanini gishobora kuva mu rubyiruko gute, kumva ko amafaranga ariyo ari imbere kurusha ubumenyi? Koze icyambere urubyiruko rugomba kumenya, ubundi kugira ngo ugere ku rubyiruko hari stage ya mbere ubanzirizaho y'ubwana, aho umubyeyi ari ukumenyera, ari ukuremera, ariko ukajya ku yindi stage y'urubyiruko. Urubyiruko rero rugomba kumenya ko rugomba kwishakamo ikizabageza ku stage y'ubusaza. Kandi ikintu kimaze kugaragara cyane mu rubyiruko rw'ubu, barashaka gukira vuba. Nimba mugenzi we abona aturuka muri famiye ikize, yambaye neza, arasa neza, barasohotse aragiye, nawe arashaka kumera nkawe. Nimba mugenzi we famiye igize umuteza imbere ikamuhereza igishoro, arashaka gutera imbere nkawe. Bagomba kumenya ko ntabwo gutera imbere ari ukuza vuba. Hariho uburyo bigendamo. Bagomba kumenya ko harimo imbogamizi nyinshi, kwitanga, kureka ibindi mu mutwe, bakabanza bagashaka ubumenyi. Ntabwo amafaranga ariyo gutera imbere. Ubumenyi bwa mbere gutera imbere bwa mbere ni ubumenyi. Rero ikintu cya mbere urubyiruko nababwira n'imbogamizi zibirimo cyane ni ukutareba cyane kuza vuba, kuvayo cyane, kuvayo ngo bumve ko bagomba gukira cyane, bagomba gukira bagitangira. Bagomba guca mu mbogamizi zimwe na zimwe, kamenya n'uburyo babirwanamo kugira ngo baharanire imbaraga z'ejo, ko ibyoroshye gufata ni byoroshye no kugenda. Ukiri aho ngaho ariko Divine, uti byoroshye gufata byoroshye no kugenda. Ari ikintu cyagaragaye muri raporo y'abakorerabushake yo muri Kamena igaragaza ko byibura abakorerabushake bubatse inzu 30 muri Kamena, inzu imwe ifite agaciro k'700,000. Ubwo no kuvuga ko byari bihagaze $21,000 by'agaciro uko abakorerabushake mu nzu bubatse zose. Ni igikorwa kigaragaza ko bari bakoreye hamwe. Ariko urubyiruko no munsi ntabwo bashaka gukorera hamwe, niba nyamwigendaho ashaka gukora akarwe ku giti cye. Ibi kudakorera hamwe mu rubyiruko mubona bishobora kubageza hehe? Koze ikintu cyabageza ahantu habi, kuko iyo ushaka gutera imbere, gutera imbere ntabwo ugenda wenyine, urafatanya. Kandi ikindi urubyiruko kibarimo ntabwo bashaka kugendana, barashaka kurushanwa. Bareka ibintu byo kurushanwa, bareka ikintu cyo kumva ko bigize, kuko nta mutwe wigira. Bafatanye, bahuzanye ibitekerezo, bakomezanye urugendo, bafatanya amaboko. Leticia, igihugu cyiteze ku rubyiruko ibintu byinshi cyane, byinshi cyane, harimo wenda ikintu gitoya kuba abanyakuri byibura. Ni ikintu tudakwiye kujya kwigishwa mu ishuri. Ni ikintu umuntu akwiye gusoroma cyangwa se gukura mu ndangagaciro ndetse no muri wa muryango. Ni gute mubona imyitwarire y'urubyiruko no munsi mu kutavugisha ukuri, mu kutubahiriza igihe mu bintu bakora, ugasanga buri gihe cyose baragenda gahoro? Ibi bintu mu rubyiruko mubana umunsi ku wundi mubona bashobora kubageza ku iterambere igihugu cyifuza? Mu by'ukuri ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Impamvu bidashoboka, kamvuge ku rubyiruko rwo mu cyaro nkorana narwo. Niba umuntu ashobora kubyuka saa moya, umubyeyi we yabyutse saa 11, akajya mu mirimo ajyamo, ariko akaza niba imirimo irangiye saa 7, hagati ya saa 7 kugera saa 11 ari butangire indi mirimo, ari umwanya wo gupfa ubusa. Ubwabyo gutakaza igihe kingana gutyo, usanga nko mu mwaka afite nk'amezi 3 yapfushije ubusa. Ubwo rero ntago yagenda, kuko time ntago izamutegereza, igihe ntikizamutegereza. Ubwo rero niba baba 5-10 bizaba ari ikibazo, kandi ni ikibazo kiri mu rubyiruko ruri ahantu hose, mu bato no mu bakuru. Ubwo bato mvuga ni babandi bacu ba under 18, ariko n'abafite imyaka 30 na 20 n'ingahe, ni ibintu bihari. Rero impamvu mvuga yuko ari ikibazo gikomeye nuko umuntu uryama gutyo niwe uhora asaba. Niyo umuhaye inkunga cyangwa se ukanamuhugura, uyu munsi arasaba n'ejo akongera agasaba, kubera yuko ya mafaranga yarayabonye ariko afata time nini yo kuyaryamana.
ubwo rero numubaza raporo azayitekinika cyangwa aza kubeshye kubera ko nta mahitamo afite. Ku kintu rero cyo kuba abanyakuri, mu by'ukuri sinzi niba leta izashyiraho niba izashyiraho ayo masomo akigishwa no muri kominote bisanzwe, biragoye. Urumva niba umuntu ashobora kwifata akagira ibyo abeshya kubera icyo ari kureba hariya, n'ubundi azagaruka inyuma ajye gukavaringa hahandi yabeshye. Divine yavuze ngo ibyoroshye kubonwa byoroha no kugenda. Impamvu byoroha kugenda ni uko umuntu aba yabibonye anyuze mu nzira zapanya. Umuntu wabigiriye gutya ntago yabitakaza. Ndakubwiza ukuri, iyo wavunikiye ikintu nta manyanga washyizemo ntaki, umenya no kugihagararaho ukakirwanira. N'umuntu ukwempawaringa rega akavuga ngo ndi kumuha imbaraga ariko koko ari right, ndi kubona umusaruro. Rero iyo hajemo utuntu nk'utwo two kubeshya cyane, ntago umuntu ava ahari kandi birangira ari uri kwibeshya. Time management sinzi, ni ikibazo gikomeye cyo kora nka umubyeyi initiative. Hari ingamba tugira, reka nkagarukeho wenda n'urubyiruko rudukurikiranye runyemerere runtiza amatwi mbivugeho. Iyo umuntu agira igihe kinini cyo gutakaza akiri mutoya, izo mbaraga yakabaye akoresha akiri muto azikoresha asaba kubera yuko igihe zari zihari. Urumva niba umuntu yarasevinze ibikorwa, njyewe Letitia nkiri mutoya nanjye ibyo narabigiraga. Ubwo nkiri muto wa wundi ukubitwaga kone. Ariko ndakubwiza ukuri, umubyeyi wanjye iyo yagusangaga uryamye saa 12 atitaye ngo hari abakozi bagusukagaho amazi mu rugo, ibyo bintu byatumye dukurana icyo kintu. Ariko urumva umuntu wabitse imbaraga aho kugira ngo azikoreshe mu gihe cyazo, nagera igihe akeneye umusaruro w'ibyo yakoze azasarura iki se? Erega pansiyo yacu nitwe tugomba kuyishakira nk'urubyiruko. Kavuga ngo ningira imyaka 45 imbaraga ziri gushira, nzatungwa n'ibyo nakoze. None se niba wararyamye uzatungwa n'iki? Ikibazo se abandi bazaba bameze neza, wowe ugeze mu gihe cyo gusaba. Hari ikindi kintu bagenzi banjye bakivuzeho, buriya ikintu kizagutunga ugishaka kare no kwimenyereza. Hari abantu bakunda kuvuga yuko nta gishoro. Mu by'ukuri ntago igishoro kiba gihari cy'amafaranga, ariko niba utafata umwanya wo kwicara ngo wikorere evaluation ufite imyaka 16, 7, 8 kuzamura, igishoro cya mbere niwe wakakishatseho witekerejeho. Ufite mu rugo, mufite imbuga nini, ntabwo utekereza ngo nahashyira akarima wenda nkajya ncuruza amashu niyo yaba 5 niyo yaba 10. Ntabwo wavuga ngo ndakoresha imbaraga mfite nshinge akazu k'inkoko cyangwa k'inkwavu. Niba utabonye umwanya wo kwitekerezaho, ntabwo watekereza ko icyo kintu cyakubera igishoro. Wenda ibyo ni mu cyaro birashoboka cyane, nanone Letitia mu mujyi ibyo birashoboka. Mu mujyi naho byashoboka. Andrew, reka nkubwize ukuri, nta excuse ku muntu utaritekerejeho. Niba njyewe ndi umunyamujyi, ubwo reka nigira umutabonere nawe rego nawe. Niba ndi umuntu wo mu mujyi koko, abandi niba bishoboka bakagira icyo bakora, why not njyewe? Andrew, buriya nta muntu w'urubyiruko bwira atagiye kuri internet, ntago bikunda. Ari gufollowinga sometimes n'ibintu bitari ngombwa, aho ahahiye ni hajya, ariko ayo mayinite ari gukoresha aho hahiye yanahakoresha areba innovative ideas zihari. Nawe yabivuze, nawe akaba yakopera no kuby'abandi akavuga ati nanjye reka ngira icyo ntangira. Mu by'ukuri urebye umwanya urubyiruko rutakaza kuri telefone, for nothing, amakuru bite shube, urumva umwanya wa shunabe iyo ubaye munini, ayo mafaranga uri gukoresha yakabyara. Isho yabereye hehe arone igihugu nacyo kiba kitahaye urubyiruko. Igihugu cyigisha urubyiruko, igihugu gitanga ubwisanzure ku rubyiruko, ari politike nziza ku rubyiruko. Igihugu nanone ntikibuza urubyiruko gucuruza. Ariko ngarutse ku cyo Letitia yavuze, ugasanga urubyiruko rurataka ko nta mirimo ihari. Uwo mwanya wacu munini turawupfusha dukora ibiki? Niki kiturangaje mu by'ukuri? Icyo navuga, wenda harimo dushobora kuvuga ko imirimo ihari, yego wenda kuko tubona ko buri bahora batangaza akazi gahari, ariko mu by'ukuri iyo urebye umubare w'urubyiruko wenda bava mu makaminuza buri mwaka, ukareba n'umubare w'imirimo turema buri mwaka,
ntago iyo mpuzandengo ntabwo ushobora kuvuga ko imirimo ihari. ubwo ikibazo turakijyana ku burezi bavanye muri kaminuza mu kwihangira imirimo cyangwa turakijyanisha n'ubushake buke bwabo mu gutekereza kure? Ntabwo ari ubushake buke, ntekereza ko hari ibibazo bibiri. Icya mbere ni uburyo urubyiruko rutegurwa rwinjira ku isoko ry'umurimo. Gutegurwa kurenze kwiga mu buryo vuga ni nko kuhe buriya Aaron? Uburyo ntabwo igituma uhangana ku isoko ry'umurimo ntabwo ari ibyo wize gusa, ahubwo ni ubushobozi ufite bwo guhangana. Ubwo guhangana urumva hazamo ubwo bumenyi uba warabonye, ibindi bintu uba warakoze bituma uhagarara ugahangana ku isoko ry'umurimo. Ari byo ntekereza ko wenda usanga urubyiruko dusoza amakaminuza navuga yuko tutajya twitabira gutekereza uburyo dushobora gushakisha ibindi bintu dukora bidutegurira ejo hazaza. Nk'uko yari abivuze, ntabwo ntekereza ejo hazaza hanjye mu myaka 5 iri imbere ngo ntangire gutekereza uko nzaba meze nsoza kaminuza. Umuntu abaye abitekereza atyo ashobora kuvuga ati ubwo mfite imyaka 5 muri kaminuza ni buryo ki nshobora gukoresha yaba ari ukwizigamira, yaba ari gukorana amahirwe yose mbona. Ni gute nshobora kuzajya nkora ku buryo wenda buri mwaka mbona ubumenyi runaka, nagize uruhare mu mirimo y'ubukoranabushake, aho kugira ngo njye mu kindi gihugu ngiye kwinezeza, nshobora kugenda nkajya muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa mu kindi gihugu ngamije kuzamura ubumenyi. Iki kiruhuko mfite nkagikoresha mu buryo butuma mbona ubundi bumenyi buzatuma mpangana ku isoko ry'umurimo. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo bwa kabiri ntekereza ko ari n'uburyo imiryango itandukanye itanga amahirwe ku rubyiruko. Usanga ntago turagera ku rwego rwo guha urubyiruko kuremamo icyizere urubyiruko yuko bashoboye. Ibyo bikwiye gukorwa nande rero Aaron? Aho noza kubaza ngo ayise kurare rwayo n'uruhe mu kurema icyo cyizere mu rubyiruko? Uruhare rwacu nka ISEC cyambere muri gahunda tugira z'ubunyamuryango, dutanga urubuga rutuma umunyamuryango yitoza ubuyobozi akiri mutoya. Agitangira akinjira muri kaminuza atangira guhura kwigishwa gukorera mu ikipe ntoya, kuyobora abantu, itsinda, gufata inshingano zirenze, akamenya gutegura ingengo y'imari, agategura igenamigambi, akamenya gukurikirana bagenzi be ko bashyize mu bikorwa ibyo agomba gukora. Iyo abikoze kumara imyaka 5 asohoka ari ku rwego afite ubudahangarwa ku isoko, kubera ko abasanzwe ari ibintu yimenyereje agitangira kwiga. Ariko tukira aho ngaho, iyo utabashije kwihitiramo abandi baguhitiramo nabi, ayo mahitamo ni kuki batayishakamo ubwabo bagategeza ko abandi babahitiramo? Ntekereza ko ari ikibazo cy'imyumvire. Iyo myumvire rero tukomora hehe? Imyumvire, impamvu mvuga ko ari imyumvire aho tuyikomora cyambere, tuyikomora mu muco wacu. Urabona twebwe nk'abanyarwanda, nk'urubyiruko rw'u Rwanda, akenshi dukunze hari ukuntu twizigama tukumva ko nta kintu bintwaye, n'ubundi nzasoza mbona akazi. Nyine dufite ukuntu twishyira mu mwanya nk'aho twebwe igihugu ari twebwe twakora tutakora, twagira uruhare tutarugira, amahirwe arahari, nzasoza kaminuza mbona akazi bampa 1 miliyoni buri kwezi. Ariko urwo rugendo urarutegura. Ntabwo akazi kazatuma wishyurwa 1 miliyoni cyangwa 500 ku kwezi ari ikintu uzategereza umunsi umwe. Bigusaba ko ukora urugendo, ugatangira kwitoza gukora, ugashakisha ubundi bumenyi, ukiga, ugakoresha neza amahirwe igihugu kiguha n'amahirwe y'indi miryango ishobora kuguha. Nk'ubu turebeye nk'urubyiruko, nkanjye nagize amahirwe yo kwitabira aya mahugurwa atangwa na ISEC y'imirimo y'ubukorerabushake mpuzamahanga, nayigiyemo dukora imenyerezamwuga. Ariko ikintu nagiye mbona cyatumye mpindura imyumvire ni uko nkijyamo ntumvaga nyine ari bya bindi umuntu ajyamo ntagire ikintu akuramo. Ariko mu kuyikora nabonye umusaruro byangiriye, kubera ko ISEC yampaye amahirwe yo kwitoza, impuza n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Njyewe sinashoboraga kumenya ko
nkanjye umuntu urangije kaminuza nashobora nte gukora muri organisation cyangwa ikindi kigo mpuzamahanga nkashobora gutanga umusaruro. Ibyo rero ayo mahirwe ntekereza ko mu bushobozi no mu rubuga ISEC itanga bituma umuntu yigira icyizere akavumbura impano yifitemo mu buryo bw'ubuyobozi, akamenya ubushobozi afite, akamenya n'uburyo yabukoresha mu kugira ngo yubake ubushobozi bw'abandi, ariko anubake n'umuryango nyarwanda, agire n'umusaruro aho atuye n'igihugu muri rusange. Kuri icyo ngicyo umusaruro uraza kutubwira, kuko tugendeye kuri imibare y'abakorerabushake, navuze ku mazu yubatswe imibare wayo, ariko turebe ku gikorwa gito cyane kijyanye n'ubwiherero bafashije igihugu bwuzuye kugira muri Kamena bwari 446, kandi ubwiherero bumwe bwari buhagaze hafi ibihumbi 40 by'u Rwanda, ubwo ni miliyoni 17 ku bwiherero bwose. Uraza kutubwira impamvu tubona ibi bikorwa bigaragara cyane mu cyaro kurusha mu mujyi. Utubwire imyumvire niba mu mujyi ariho dufite imyumvire iri hasi, kuko imibare natubona iri hejuru mu cyaro. Tubwire urwo rubyiruko rw'u Rwanda ukuntu tuza kuruhuza rwose, ariko icyo kibazo cy'usubiza mu kanya. Kamaze nge gatoya kuri Divine, icyo umuntu ashaka kuzaba gitegura nona ugatangira kandi ukagiharanira ukagikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo uzabashe kukigeraho. Uyu mwete n'ubu bushake mu rubyiruko muhura umunsi ku wundi ubona bihagaze gute? Ukoze ubivuze neza, umuntu aharanira ejo hazaza guhera ubu. Nk'urubyiruko rugomba kumenya ko mu bukuru bwabo bazaba bifuza kuba bakwiyitaho ariko badagifite ubushobozi. Ubu rero iki nicyo gihe cyiza cyo kuba bafite ubushobozi bwo kwiyitaho. Bagomba kwiyitaho kugira ngo baharanire ubukure bwabo. Nibajije neza numva ko umwana akiri mutoya hari imirimo imwe na imwe ababyeyi bagenda bamutoza. Kubyuka agasasa uburiri bwe, kumenya ko aho yashyize marete yavuye ku ishuri, utuntu nk'utwo tugenda twubaka umwana ibitekerezo bye. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze neza, kubaka ibitekerezo by'umwana cyangwa kumugira umuyobozi akiri muto ni ibintu by'agaciro cyane. Guha umwana inshingano akiri mutoya ari cyo kintu nshaka kubwira nk'ababyeyi badukurikiye ubu ngubu, bakomeze bashyiremo imbaraga cyane guha abana inshingano. Umwana ntave ku ishuri ngo yumve ko marete ari bushyire ari umukozi yandurure, cyangwa namara kurya umukozi yandurure. Babatoze kubona ko inshingano bazihera bakiri batoya. Rero n'urubyiruko rugomba kumenya ko ubukure bwabo babuharanira bakiri urubyiruko, babiharanira bagifite imbaraga zo kuba biyitaho, kuko iki nicyo gihe urubyiruko rugomba kumenya ko bafite imbaraga zo kwitaho. Hari igihe kizagera izo mbaraga batakizikeneye, batagizifite. Se mubona mugikeneye koko kongererwa ubushobozi kugira ngo byibura mubashe kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, cyangwa ubushobozi igihugu n'umuryango bimaze kubaha mubona bingana gute? Dufite igihugu cyiza gisapotinga urubyiruko mu buryo bwose, byiza naho tuba muri bamwe bafata ibyemezo. Support igihugu iduha irahagije, ahubwo imbaraga urubyiruko twe dufite ruracyari hasi cyane. Ntabwo barashira ubwoba, ntabwo bariyumvamo ko ari ikintu kizima bo bakwivanamo, bo barashaka ko babahamagara. Ubwo se tuzasigasira gute ibyo abaharaniye ko aho tuba turi no munsi? Ni ngo turi muri comfort zone. Niba nubeshye neza Aaron nawe nicyo ubunzemo, ni ukuvuga ngo ababohoye igihugu bari mu myaka yanyu, bari urubyiruko. Uno munsi urubyiruko Aaron ati turicaye turadamaraye ntidufite ubushake bwo gukora, sibyo? Ubwo nkibaza niba tudafite ubwo bushake twe tuzagisigira n'icyo gihugu tubatse uno munsi. Ubushake bwo tugomba kubugira, ryari rero kubugira ryari? N'ubu duhere ubu tubufite, tubugire ubu, tubuharanire ubu, tubushakishe ubu, tubyiyumvemo ubu, tubukorere ubu, kuko nta kindi gihe. Nta mpungenge Leticia bibateye ko ntabo muzasigira
iyo nkoni kuko twe dufite abayidusigiye n'impamvu twicaye tudamaraye. nta no kudamarara kwari gukwiriye ubikomojeho, ariko dufitiye ideni abantu baminnye amaraso yabo ku bw'iki gihugu. Turanabashimira ko noneho twebwe abadukomokaho tuzabasigira iki. Rero ubu ngubu ni igisebo gikomeye tubuze umuntu dusigira igihugu, kuko yaba ari amakosa yacu, kandi ntekereza ko ari urugamba tugomba kujyanamo n'ingeri zose, ibyiciro byose, kuko nk'uko nabikubwiye muri raporo y'umwaka ushize ya GMO bavuze ko bagaragaje ko ibihumbi 78,500 n'indi mibare ntibuka neza y'abangavu batewe inda. Ikintu kibabaje 20% y'abo bana bari hagati y'imyaka 11 na 12. Niba ushobora gutakaza abantu bangana gutyo muri icyo gihe, hari imbaraga zakabaye zijya gukora ibindi, ubwo zizajya kongera kubazahura. Abo ni 20% b'abana, abana b'ababyeyi. Urumva ni ikintu kigoye cyane. Rero kugira ngo izi mpungenge ziveho, cyangwa se natwe tubona abo dusigira igihugu, kuko ubu nitwe tugifite, mu gihe tugifite ntabwo tugomba gukina nabyo. Ni akazi gakomeye kuba uri urubyiruko ubwabyo bikwiriye kuba biguhereza inshingano, kumva ko ufite inshingano. Niyo mpamvu twahagurutse nk'uko bagenzi bacu bahagurutse, imiryango ihari itari iya leta iyobowe n'urubyiruko. Ndakubwiza ukuri, uko umuntu mukuru yatangira akavuga ngo ngiye gushinga umuryango, nuko umuntu ungana natwe kuri iki kigero cyacu yavuga ngo ngiye gushinga umuryango. Burya tuba twahagurutse, umuntu aba yarebye ibintu akabona hari ikintu akwiriye gukora. Rero mu bintu dukora muri sector iyo ari yo yose, hakwiriyemo kuzamo ikintu cyitwa gutanga responsibility, kubwira umuntu ko akwiriye kumva ko afite responsibility akiri muto, kuko wagize responsibility ndatekereza yuko ibintu byose wabigeraho, ukumva ko uri responsible ku bintu byose ukeneye, n'ibyo abandi bakeneye ukumva ko bikwiriye kuguhangayikisha. Ntekereza ko twese tugiye muri uwo murongo wo kumva yuko iki gihugu dufite turi kurenga, wenda ntituragera aho turenga, turagifite, ariko bari kukiduhereza. Rero ntago umuntu yaguha zahabu ngo ujugunye, ntago bibaho. Turebye inshingano ahanini inkuru z'umubyeyi ni ukureba ko byibura umwana atabura uburere, ko atabura igihugu, ko atabura amahoro, atabura epfo na ruguru. Ariko twebwe urubyiruko tuzi icyo tubagomba. Icyo kibazo kiragoye cyane. Icyo kibazo kiragoye cyane, ariko ntekereza yuko twakagombye kuba tukizi. Urubyiruko, buri wese uri mu cyiciro cy'urubyiruko wumva ko yahagurutse akaba afite ikintu ari gukora, ntekereza yuko azi icyo bivuze. Ariko umubare munini w'urubyiruko ruri kwipfusha ubusa, reka mbivuge gutyo, birirwa bipfuyanza. Aroni ameze nk'atemera ariko Aroni rero akwiriye kuba byumva. Impamvu mu by'ukuri amahirwe arahari mu gihugu, barayaduhereza, ariko turi ebo kuyakira. Impamvu uvuga ngo ntabwo turi ebo kuyakira, kandi kubera twebwe n'abo babyeyi bacu, niba mu gihe cya mbere hariho ababyeyi batagize umugisha wo kwiga kubera politike yari ihari, ariko uyu munsi niba turi abantu igihugu cyashoyemo, turiga, urubyiruko rwacu ruri kwiga muri 9 ku mafaranga makeya, nabwo ari ayo kubafasha kubaho. Niba leta iri gushora izo mbaraga, twebwe turi gushora iki kugira ngo nibura tuzaba abagabo? Aho no hari ikibazo n'uruzingiye. Aroni cya kibazo nakojeje imbere ko tubona ikinyuranyo hagati y'urubyiruko rw'ibice byitwa ko ari byo mu cyaro n'ibice byitwa ko ari byo mu mujyi. Ubwo nari ntanze urugero kuri toilette zubatswe zigera kuri 446 zitagaciro ka 17, ariko ugasanga benshi mu bakorerabushake nabo mu cyaro. Nuko mu cyaro hakenewe ubwo bwiherero, cyangwa niko hari ingufu nyinshi z'urubyiruko kurusha izo mu mujyi. Icyo cyuho ntekereza ko ubuzima bwo mu mujyi, tuvugishije ukuri, ubuzima bwo mu mujyi no mu cyaro buratandukanye. Urebye niba ari umuntu, ariko leta na politiki zariyo zireberera, ntago zireberera ngo abana bo mu cyaro nabo mu mujyi bareberera hamwe. Turemeranywa, ntago zireberera abo mu mujyi nabo mu cyaro gusa. Ariko nanone turebe uburyo uru rubyiruko ibintu bibokipa cyangwa ibintu bakora,
dushingiye ku buzima kuri uko mu mujyi hameze no mu cyaro. Urubyiruko rwo mu cyaro ntaba ari bukodesha inzu ariko ntabwo ugereranyije no mu mujyi ntabwo bangana. Umuntu wo mu cyaro ibiryo abenshi barahinga, abari bugende akabona ibiryo atabiguze. Ubwo buzima mu mujyi ugomba gushakisha imibereho, ukishyura inzu, ugashakisha ibigutunga. Noneho hari n'abantu birera, hari n'abantu barera abana. Aho nabazaga Aaron, uwo mutima wo gukunda gukora ibyo bintu bigaragarira abo ngabo, uwo mutima gutagaragara mu rubyiruko rwo mu mujyi. Si uko badafite uwo mutima, ahubwo navuga ko ibintu ubuzima bwabo bwo mu rubyiruko rwo mu mujyi buba busa nk'aho bufashwe cyane no gushakisha imibereho kuruta umuntu wo mu cyaro. Urumva we kuva nko mu gitondo, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, niba atarimo guhiga amafaranga y'uburyo bwo kuko ntabwo uzamubwira kujya gukorera imirimo y'ubukorerabushake ngo abyumve, azi ko mu gitondo bari bubyuke bamwirukana mu nzu, cyangwa se atanafite n'uko ari bubeho adafite imibereho. Ntekereza ko hamwe n'aho ngaho ni uburyo urubyiruko rwo mu mujyi, kubera ko nta mirimo bafite, niba nta kazi afite gashobora kumufasha kubona imibereho, birumvikana ko uruhare runini azashyira imbaraga ze mu bintu bituma abona imibereho ya buri munsi. Turimo turasanga ugana ku musozo. Divine, urubyiruko ni rwo musingi w'iterambere ry'igihugu, sinzi ko ngo twemeranywa twese, ariko nanone urubyiruko ikintu biyemeje burya baba bashaka bagikore vuba vuba kandi bakigireho kive mu nzu ko bagifite ingufu, ariko kugikora izo ngufu za vuba vuba ibintu bitanoze biratuganisha mu rubyiruko. Byatuganisha habi kuko urubyiruko rurashaka gutera imbere nk'uko nabivuze kare, rurashaka gutera imbere vuba. Bafite ingufu rega kandi barabyemerewe, barabyemera, ariko bagomba kumenya ko ntago byoroshye kwita ugera aho ushaka ako kanya. Hari inzira ucamo kugira ngo uhagere. Rero bagomba kumenya ko muri iyo nzira bacamo bahacemo bemye kandi bakomeye, bashaka, bafite iyo nyota. Ntago wavuga ngo ndashaka kuba uwa mbere mu ishuri ngo ujye atendinga class nka rimwe mu cyumweru, ntago bishoboka. Ugomba gukurikirana uko bigenda kugira ngo ugere kuri uwo mwanya. Rero nabo bagomba kumenya ko kugira ngo bagere aho bagera hari inzira bakwiriye gucamo kandi bakayicamo neza. Litizine, kuba intwari bihera mu bikorwa, bigaragara mu bikorwa ko turashima intwari zitangiye igihugu, benshi baburira ubuzima n'ibindi byose, ariko no munsi twebwe ubutwari tubwiteze mu bikorwa by'urubyiruko. Ubu mufite icyizere ko dufite intwari mu myaka iri imbere binyuze mu bikorwa byanyu? Yes, birashoboka cyane. Icyo cyizere ndagishingira ko n'ubu ku myaka yacu hari abantu bashobora gukora ibintu biri buzane igisubizo ku bantu nk'icumi, 20, 30. Niba ari kubitangira uyu munsi mu myaka 5, 10, reka nguhe urugero rwa hafi. Ngewe ntangira ibyo nakoze, ibyo natangiye gukora, ntago nabikoze n'ukuri ngamije ngo nzahembwe, nzaba wa mbere, nzagire gute. Nta nubwo nabonaga ko ari ikintu kigari ndi gukora. Kandi iyo ugiye gukora uvuga ngo ngiye gukora kugira ngo mve intwari, ntago bigeraho. Ushobora kunyura shortcut. Ariko niba hari umuntu ushobora guhaguruka uyu munsi akumva yuko yazana solution ku bantu benshi, biratanga icyizere. Buri gihe muri platforms zitandukanye urubyiruko tugenda duhabwa, ugenda ubonamo ibintu bigutangaza, ukabona uyu muntu yakoze iki. Ntekereza yuko rero intwari ziri muri bariya, ariko ubutwari bukomeye kugeza uyu munsi ndi kubona ni ukumenya gukora ikintu cya nyacyo mu gihe cya nyacyo, reka mbivuge gutyo. Kumenya gukora icyo dukwiriye gukora kuri iyi myaka yacu. Ntabwo mvuga imyaka yacu twebwe gusa, ahubwo umuntu wese ku kigero cy'akamenya ikintu akwiriye kuba akora
kandi akamenya gufata neza igihe. Ntabwo waba intwari ufite time yo gupfusha ubusa. Aaron, igihugu cyabohowe ahanini n'urubyiruko rwarangwaga n'umuco wo gukunda igihugu, ndetse bakanga kwitwa inyangamugayo, bakanga umugayo mu byo bakoraga byose. Urwo rukundo bari bafite urarubona ruhagaze gute mu bakiri bato? Ntekereza ko yes, ibintu byose ni urugendo, ariko ntekereza ko dukurikije uko igihugu kimeze ubu ngubu, navuga ko dufite amahirwe ko tuba dufite urubyiruko rukunda igihugu. Ko ukurikije imibare mwatanze igaragaza niba barakoze ibikorwa bifite agaciro ka miliyoni 17 biva mu maboko yabo, tukaba dufite urubyiruko rusaga 1000 bitanga bakajya gushaka ubumenyi hanze y'igihugu, bakabugarura bakabukoresha iwabo. Ibyo ni ibintu bikugaragariza ko dufite urubyiruko rufite igihugu ku mutima. Unarebye no mu buryo duteza imbere ibihangano abantu, urabona ko urubyiruko rufite umutima wo guteza imbere umuco wabo. Kandi burya iyo umuntu akunda umuco w'iwabo, nawe ubwe ntago aba yanze igihugu, aba akunze igihugu kuko umuco ni umutima w'igihugu. Ntekereza ko mu bikorwa bitandukanye tugenda tubona urubyiruko bakora, yaba ari aba bajya gukora imirimo by'ubukorerabushake n'imenyerezamwuga mpuzamahanga n'intekerezo ibiri inyuma yabyo, bikwereka ko aba bantu bafite intumbero, kuko nibo bayobozi igihugu kizakoresha, nibo bayobozi bazahindura aho batuye, nibo bayobozi bazaba umusemburo w'impinduka. Ikibazo mbona wenda kigihari ni uburyo twubaka icyizere cy'urubyiruko. Ese tubakamo icyizere dute? Tubaha imyanya y'ubuyobozi, ni uruhe rubyiruko? Ni abantu bangahe bakora mu nzego z'ubuyobozi, mu turere, mu mirenge, mu midugudu, mu makampani atandukanye? Ni gute duhereza urubyiruko amahirwe, tukabubakamo icyizere gituma bashobora kubona, tubategurira koko ejo hazaza? Kubategurwa wenda hari gahunda nyinshi zihari, ariko nayo hakazamo iyo conflit de generation. Bamwe atabasaza bavuye mu rubyiruko rugiye ese urubyiruko ruriteguye koko? Icyo ngicyo kibazo twese tudukwiye kwibaza umunsi ku wundi. Hari byinshi igihugu cyashyiriyeho urubyiruko, hari byinshi Divine yavuze neza ati dufite igihugu gikunda urubyiruko. Ese twebwe urubyiruko dukunda koko izo politiki baba badushyira kugira ngo natwe ejo tuzabe intwari binyuze mu mirimo yacu myiza? Reka nshimire rero abatumirwa banjye, reka nshimire umubyeyi Letitia, akaba rero yaraturutse Kirehe, akaba afite umubyeyi initiative wakoze cyane. Reka nshimire Muberuka Aaron, aturutse muri ISEC, wakoze cyane. Ndetse nashimire Uwamahoro Divine muri Iwacu in Africa, mwakoze cyane Divine. Ikiganiro dusangire ijambo, mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro byose RBA bateguriye.